Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nk'abana b'Imana turasangira ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 9. Uravuga ngo, ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Amen. Hano turabona uko Imana ari nyembabazi kandi ikiranuka. Imana yacu irakiranuka kuko uko Imana isubiza abatura ibyaha byabo biterwa n'uko iteye, kuko niko iteye, irakiranuka, ndetse n'umugambi w'ubuntu ifitiye abantu yaremye, kuko ibafitiye umugambi w'ubuntu. Haleluya. Umwami Imana rero azatanga imbabazi zizagarura ubumwe dufitanye n'Imana bwari bwaravanyweho n'ibyaha, kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana. Kutumvira Imana niko kudutandukanya n'Imana, ariko kuko ikiranuka, Imana yacu yiboneye igitambo, umwana wayo Yesu Kristo adupfira ku musaraba, araducungura, apfa mu cyimbo cyacu, noneho aduhuza n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu rero ubwo ubumwe, ubusabane twari dufite hamwe n'Imana, ubwo bwari bwaravanyweho n'ibyaha, amaraso ya Yesu Kristo yongeye kutwunga nayo. Imana kuko yera rero itubabarira kutayumvira. Yaratubabariye kuko tutayumviye. Nkaba nibwira ko dukwiye gukomeza kumva ko dukora iby'Imana ishaka, tuyumvira ibyo idutegeka, tukakora iby'ijambo ryayo ritubwira, kuko akenshi usanga abantu bajya kure y'ijambo ry'Imana bagakora ibyo bashaka, kuko nta kindi bivuze, ni ukwigomeka, mbese ni ukuba umugome. Umugome ni ukuvuga umuntu wigomeka ntakore iby'Imana ishaka. Abigishwa rero b'ibinyoma bahakana ko ibyaha bidutandukanya n'Imana. Nibyo dusanga mu murongo wa 6 mu gice cya mbere cy'uru rwandiko rwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 6, uravuga ngo, nituvuga yuko tudafitanye nayo, iyo tuvuga ngo tudafitanye nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, tudakurikiza ukuri. Haleluya. Ibyo rero abigisha b'ibinyoma bagenda bagoreka ijambo ry'Imana. Ni nako dusanga ko ku murongo wa 8 usanga bavuga ko kandi bafite, abo ngabo abagoreka ijambo ry'Imana baba bafite kamere y'ibyaha. Nicyo tubona ku murongo wa 8. Ni naho bavuga ngo, nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Hariya nituvuga ni ukuvuga ngo n'abigisha b'ibinyoma bashobora kuyobya abana b'Imana. Niyo mpamvu rero iri jambo ngo nituvuga ko ni ukuvuga ngo bigaragaza ibitekerezo by'abagoreka ijambo ry'Imana, abigisha ibinyoma. No ku murongo wa 10 haravuga ngo hari n'ibibi bakora, bakabona ko atari ibyaha. Ku murongo wa 10 niho havuga ngo, naho niko hatangira, nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyihinduye umunyabinyoma, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Haleluya. Tugomba rero kumenya abigisha abo ari bo, tukumva ibyo bigisha kugira ngo dushobore kubatahura. Ni ikinyoma rero kirengagiza ukuri. Uwihannye wese abarirwa ibyaha by'igihe cyashize, iby'iki gihe, ndetse n'igihe kizaza, ariko akagenda agakora urwo rugendo rwo gukomeza kwezwa n'ijambo ry'Imana. Mbese muri urwo rugendo rw'umukristo agakoma kwezwa. Kwihana rero ntabwo ari ugutuma Imana itwemera, ahubwo ni ugukomeza kugirana nayo ubumwe, fellowship. Benshi rero usanga bibagora, kuko bibasaba kwicisha bugufi no kwemera ibibi, ibyaha byabo bakoze, ibicumuro,
mbese kugira ngo bace bugufi imbere y'Imana. Imana rero izi ibibi byose tuba twakoze, ibibi wakoze, kandi twirukana imbere ye. Ibi byo byaha bitwirukana imbere y'Imana. Kwihana rero bikatwegereza Imana. Buri gihe rero tugomba kumenya ko tugomba kwihana kugira ngo dushobore kwegera intebe y'ubuntu y'Imana. Uwiteka rero abakomeze kandi abagirire neza kugira ngo dukomeze kwatura ibyaha byacu no kwizera imbabazi z'Imana, kandi tukamenya ko Imana yacu ikiranuka, kugira ngo tumenye kugenda uko ishaka. Haleluya. Ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu tuba twakoze. Uwiteka rero abane natwe kandi aduhe kwatura ibyaha byacu no kwizera ko twababariwe, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.